Amen, 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 amen. Oh, umwami utwara abandi bami, ubuntu ngeriyo undagira, uwo niwe unkomeza, nawe yagukomeza, nuwe n'umwami, n'umwami, n'umwami. Amen, 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 amen. Ntongeye kugushimira nshuti mwene data, wowe tujye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi, uhawe ikaze. Ikiganiro cy'uyu munsi rero reka mbabwize ukuri, hari ukuntu mba mvuga ngo hari inkuru nateguye wenda nshaka kuzababwira, nshaka kuzaganiraho namwe, ariko ubwo igihe cyazo kiba kitaragera, kuko hari inkuru mvuga ngata numva nyine Mwuka Wera ariko mpatiriza kubabwira ngo babwire nibi. Ubwo rero icyo mba ngomba gukora ni ukumvira Uwiteka no kumvira Mwuka Wera, nkavuga ibyo ashaka kumita mvuga kuruta ibyo bindi mba narateganije. Nubwo nzi neza ko n'ibyo bindi mba narateganije aba ari uba warampaye kuvuga ngo ibi nabyo bagomba kubimenya, ariko hari ibyo hari abashaka ko biba ibyibanze mbere y'ibindi. Uyu munsi rero inkuru ngiye kubabwiraho iramera nk'ikomereza ku nkuru y'ubushize, kuko narabibabwiye. Umwuka Wera arambwira ati wababwiye igice, babwire byose ubimareyo. Mu by'ukuri ubushize urumva nababwiye uburyo Uwiteka avugamo, uburyo Imana ivuga nk'Imana, uburyo nyine yanyiyeretse ikananyibwira, nkabasha kumenya uburyo ivuga nk'Imana, nkabasha kumenya uburyo ivuga nka Yesu Kristo. Ijwi, ayo majwi narababwiye uburyo nayumvishemo, ndetse n'uburyo Uwiteka nyine Yesu Kristo yangendereye akamvugisha in telepathy, ku buryo nabyumvaga nyine we abitekereje nanjye ngatabyumva, nanjye nkabitekereza ndi kumusubiza ariko ntabumbuye umunwa, nawe akabyumva akansubiza akareactinga. Ariko ubwo ikintu kitumye rero nkomereza kuri iyi nkuru si ukuvuga ngo ngiye kubasubiramo ibyo nababwiye, oya, ahubwo hari ibyo ntababwiye. Iyo uri umwana w'Imana, iyo uri kugenda waguka mu ijambo ry'Imana, iyo uri kugenda waguka mu gakiza, Satani ni nako aguhagurukira cyane. Ikintu cyambayeho ari nacyo Uwiteka yashatse ko mbabwira uyu munsi kandi mugomba kumenya, nuko nyuma yaho angendereye, na Satani yarangendereye, angendera ashaka kunshuka kugira ngo nkomeze, kugira ngo ni Yesu Kristo uri gukomeza kugaruka. Yesu Kristo amaze kuza nk'uko nabibabwiye mu kiganiro cy'ubushize, nyuma yaho urumva nakomeje kuvuga nti wow, mbese numva nagiranye ikiganiro na Yesu, ariko nkumva byabaye nkaho we yambwiye nyine ibyo ashaka kumbwira, ariko njyewe ntigeze ngira umwanya wo kumubwira nk'ibibazo byinshi numvaga mfite cyangwa ibyo numvaga nshaka kumubwira. Ubwo rero kwa kundi umuntu aba yicaye, naricaraga nkiganiriza nkavuga Mana, nagira ubuntu uraza, ariko numvishe ntakubwiye byose, ngiriwe amahirwe ukongera ukagaruka, nakubwira byinshi, nakubaza byinshi, mfite ibibazo byinshi. Ubwo nyine namwe murabyumva ko byabaho, wese nibaza ko yasigara ari kubyibazaho nk'uko kwanjye. Ubwo rero Satani aprofita uko kushaka ko Yesu agaruka ku bwanjye, numvaga ko yagaruka kongera kunganiriza tukaganira. Satani rero aprofita uko nabyifuzaga, abari uza kugira ngo anyumvishe ko ari Yesu Kristo ugarutse. Uko byagenze rero ni gute? Narasinziriye, ariko ho noneho byari mu nzozi, ntago yaje nk'uko Yesu Kristo yaje. Yaje mu nzozi, ndarota, ariko ndaje mbabwira izo nzozi byose uko byagenze, ariko nyuma nanababwire uko mukwiye gutandukanya. Yaraje, nari ndi mu nzozi, ngiye kubona mbona nyine umuntu araje, ariko ubwo agitangira kuza ntaranamubona ntangira gutokesha mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, ndatokesha. Maze gutokesha uko yashaka kuza, yashaka no kuza ngo yicare aho Yesu Kristo yari yicaye, ndatokesha mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ahita asubira mu mirambizo, ibyo ndi kubabwira byose ubwo ni mu nzozi. Asubira mu mirambizo, yicara mu mirambizo nyine aho ibirenge byanjye byari biri, areba. Ubwo navuga ngo niba njye ndyamye gutya, we yarebaga inyuma ku buryo mpindukira nyine ntari bumubone ngo mbone isura ye. Yicara aho ngaho, ahita amera nk'utangiye kurira, atangira kuvuga ngo urampamagara, ngo ushaka konza, ngo naza, ngo kanyirukana, ngo mbese ngo ntumvugishe. Noneho mpita
nsa nk'ubyutse nyine ngiye kumureba kuko urumva amera nk'ukujijisha ngo akumvishe ko ari Imana kuko yiyita Imana ariko n'isi nyine y'umwijima akiyita umucyo mbese Satani nuko ameze. Ubwo rero naricuye ndabivuga ubwo nanone ni mu nzozi, mu by'ukuri njye nabibonaga byari inzozi, ariko nanone urumva mu nzozi nanone nibona ko ndyamye, uwo muntu akaza nkamwirukana, noneho ambwiye gutyo urumva urampamagara ushaka konza none ahonje ntushaka kumvugisha, mpita mera nk'ubyutse. Ubwo n'ubundi ndacyari mu nzozi, ndabyuka njya kumureba aho yari yicaye mu mirambizo, ariko nkimugeraho mbona yari afite nk'ibintu urumuri, urwa rumuri rwaka nk'itara ririmo riragira buse navuga gute, itara ripfuye, itara riri guhumbya gutya rimeze nk'iriri kwangirika rigiye gupfa, rwa rumuri ariko mbona rumeze gutya ruba ruranazimye bihinduka umukara, ariko yipfuka mu maso akomeza bimbwira gutyo ngo none se ngo kubushika konza ngo naza ngo ntushike kunganiriza. Ubwo nyine ndamubwira noke ni sorry. Ubwo bita birangirira aho ngaho aba aragiye. Mbese inzozi zanjye ubwo zahise zisa nk'izirangiriye aho ngaho. Noneho nyuma yaho irindi joro ryakurikiyeho nanone ndongera ndota nyine ngo noneho ngo mbona ngo ngenda n'umukobwa wanjye tugasohoka tukava mu nzu, ariko ngo twagaruka ngasanga nyine arantegereje akava mu cyumba nyine cya kabiri atari cyo ndaramo kuko nge ndarana n'umukobwa wanjye, ariko icyo cyumba cya kabiri nyine akaba ari cyo amera nk'usohotsemo agahita aza kutwakira, ubona ko ari mu nzu ariko ubona ari umuntu mwiza. Ariko nkabona yambaye ipantaro y'ikoboyi, utuntu tw'udu-t-shirt nyine tumuhambiriye, imisatsi ifite amadrede y'abarasta. Ubwo nyine nkabona nyine ari kwiyita ngo ni Yesu, nyine nkabona nyine yagumye mu nzu aradutegereje uko tuje aratwakira rwose, ubona ko ari umuntu mwiza. Ubwo rero byambayeho nk'iminsi nk'itatu, urumva byahereye kuri izo nzozi za mbere yabaye nkuza, ubwa kabiri, ubwa gatatu. Ubwo nyuma ndicara ndatekereza ndavuga ariko uyu muntu ntabwo ari Yesu, ndavuga uyu muntu ntabwo ari Yesu kuko Yesu Kristo ntabwo yaza muri ubwo buryo. Ubwo byose bituma nibaza uko Yesu Kristo yaje. Yesu Kristo azana ese mbisobanukirwa mpita mbimenya ko ari we. Araza aranamvugisha, mu kumvugisha numvaga ndamahoro nta kibazo na gito mfite. Ariko urumva Satani aza yigeze umucyo, yashatse kwigira umucyo kuri njyewe, ariko shaka no kushaka kunjisha ngo nyereke ko ari Yesu Kristo ugarutse. Ariyo mpamvu yari afite na rwa rumuri kwa kunda bashaka kwigira uwo muntu w'umucyo w'urumuri, ariko urumva urwo rumuri rwe rwaramyasaga, mbese wagira ngo ni nk'urwo yara yibye ahantu. Nibaza ko ari nk'izi nyenyeri z'abana b'Imana agenda yambura abantu hari zituma wenda ashobora gusa nk'uwigaragaza nkaho ari urumuri, ariko nanone bidashobora gutinda kuko yamyashije gutyo ubona biri kwaka bizima bihita binazima bimukara. Ubwo rero nyuma nibwo navuze nti uyu muntu ntabwo ari Yesu Kristo. Yesu Kristo ntago yangeraho ngo ntangire gutokesha mu izina rya Yesu. Yesu Kristo atanga amahoro, uko yaje ansanga bwa mbere ndabizi, nta kibazo nagize, nta nubwo numvaga mfite ubwoba, ahubwo numvaga ntuje muri njyewe. Ariko ndavuga uyu waje ni Satani. Ubwo nibuka uburyo nyine akunda kwihinduranya, ashaka kwigira nyine w'umucyo kugira ngo abantu bagire ngo niwe Mana, ubwo nyine ukayoba. Ndavuga uyu ni Satani. Mpita nibaza n'ubwo buryo cy'inyuma nakomeje kurota mbona ngo agumye mu nzu iwanjye. Ubwo numva kuko ntari namwirukanye bwa mbere mubona za yakomeje kuguma mu nzu, ariko akomeza kunjisha ashaka kunyereka ko ari umuntu mwiza. Nibaza ko Satani ukuntu akora abantu benshi ntibashobora kupfa kubimenya, ariko iyo uzi Imana, uyo ubana n'Imana arabikwereka, Uwiteka araguhishura, Mwuka Wera araguhishurira. Urumva rero yabaye nkusa nkuguma mu nzu iwanjye, ariko nkabona asohotse yambaye ako kajini, ako kajinsi nyine, akapantaro k'akajinsi k'ubururu, ubona kamuhambiriye ukuntu n'amadrede. Nkavuga Yesu Kristo nzi ukuri nta madrede yigeze agira, yewe n'ipantaro y'agakoboyi n'iki ntayagira, nta nubwo ariyo myambaro ye. Imyambaro y'Uwiteka Yesu Kristo ndabizi ni ikanzu n'iki. Ubwo nabyo wenda byaba ari iyindi nkuru nabagiye kuvuga ngo abantu bamwe bashaka kuvuga ati ni ugutubizi ko ari uko nguko Yesu Kristo wenda yambara cyangwa iki, ariko nibaza ko abantu benshi wenda bagiye babonekerwa na Yesu Kristo barabizi. Ubwo ibyo nabyo sinajya gusa nk'ubitindaho. Ubwo rero byahise bituma mfata amasengesho yo gusenga, ndasenga ndavuga ngo ndirukana Satani mu izina rya Yesu, kuko urumva yari yabaye nkuguma mu nzu wanjye kuko ntabashe guhita nsobanukirwa byihuse ko ariho kugira ngo mwirukane. Nyuma yaho nanone yongeye gusa nk'ukomeza kungenda, urumva ufite yagombaga gukora ku buryo ibintu byose wenda nshobora kugeraho njijwe. Hari ubundi nabwo nigeze gusa nk'urota mbona ari agasore keza,
umusore mwiza mbese wakase noneho imisatsi, yari afite akantu k'agapenke ariko atari agapenke gasa nabi pe, uko umuntu ashobora kwiyogoshesha bisa neza, umuntu w'umusore mwiza, noneho yambaye n'ikamba ry'amahwa nk'iryo Yesu Kristo yambitswe. Ariko iryo kamba yari yambaye ryaraturunaga umutwe wose, ariko ku ruhande hano ubona rikasemo, ritazungurutse umutwe wose nk'uko irya Yesu ryari rizungurutse umutwe wose rifatanye, ahubwo iryo Satani yari yambaye ryarizengurutse umutwe wose ariko rikasemo. Nibaza ko nabwo n'ubundi buryo yari yashatse kuzamo noneho kugira ngo nkomeze kujijwa ngire ngo ni Yesu Kristo, mbese ibintu nk'ibyo. Mbona nyine ari umusore mwiza, yari arimo rwose akorana ka siporo, ibintu nk'ibyo anyereka buryo nyine icyo gihe yashatse gusa nkunyereka yuko ankunze ko mbese yari nk'umusore Imana inyoherereje wenda wo kuba twabana rwose, nareba nkabona ni umusore mwiza. Urumva nyine aratuyobya kenshi. Ubwo ndanatangira mvugana nawe, atangira kumbwira ngo nari nzi yuko ngo ushobora ngo guhinduka se, cyangwa se ushobora guhindura gahunda yawe wari ufite. None nanjye ntangira kumubwira nyine nk'umuntu wagira ngo rwose ni umuntu Uwiteka anyohereje, ntayagwaniho yanjye, ahubwo gahunda mfite nuko hagomba kubaho mariage. Hatabayeho mariage ntago nyine twabana. Ubwo rero nyuma mpita mbona ashatse kuhita amera nk'ushaka kuzana ibintu by'ubusambanyi, kuko urumva nari mbaye nk'umwemerera ko njye nawe nyine twabana, icyo ntegereje ahubwo ari mariage. Mbona yahise atangira kumera nk'umanura ipantaro, aho mpita ntangira kumubwira nti ibyo urimo gukora ni ibiki, nibyo ntago ari byo, ntibikwiye, mba nabwo ndicuye. Ariko urumva mu by'ukuri nubwo Satani yakuyobya, nubwo yashaka kukwereka ko ari we Yesu Kristo, cyangwa yashaka kukwereka ko ari we Imana yawe, ko ari we mbese ko ashobora kukubera umucyo, iyo uri umwana w'Imana. Aho hantu ndashaka kuvuga ngo iyo uri umwana w'Imana, iyo uzi Imana yawe, iyo uzi Yesu Kristo, iyo wabashe kumenya uko Yesu Kristo akora, uko Imana ikora, uko Mwuka Wera akora, Satani uramuvumbura. Ntabwo biba byoroshye, reka mbabwize ukuri ntibyoroshye, ariko uramuvumbura. Kurumva nanjye uburyo yangendereragamo, uburyo yansanze yasaga nk'unjijisha, agasa nk'unyereka. Urumva umuntu araje mu nzozi yambaye ikamba ry'amahwa, ushobora guhita uvuga uti Yesu Kristo ni Imana, ishobora kuza mu buryo bwari bwo bwose. Nk'uko tubizi Yesu Kristo ashobora gukorera mu bana bayo, uwo yiremeye uwo ari we wese. Ubwo urumva rero Satani aba ashobora kuza yihinduranyije, yaba ari amasura, yaba ari iki, apfa kuba avuga ati uyu muntu rero, urumva niba avuga ati ubushize rero namuvumbuye mvuga nti uyu muntu wa Madrid ntabwo yaba ari Yesu Kristo, akagaruka noneho yakubisaho agapenke, yambaye n'ikamba ry'amahwa. Urumva abashaka uburyo bwose agomba kukujijisha. Impamvu rero navuga ngo Mwuka Wera n'ukuri numvisha mpatira kubabwira iyi nkuru, nuko nari nababwiye uburyo nyine Yesu Kristo yangendereye, uburyo numvisha ibibera mu ijuru, buri kimwe cyose numva narebabwiye. Ariko Mwuka Wera ni nkawe yambwiye ati abantu bazasigara bavuga bati wow, ni umwana w'Imana, Imana iramukunda, Imana iramugenderera, Imana iramwiyereka, kuki njyewe bitabaho. Ariko icyo Mwuka Wera yambwiye ngo mbabwire nuko uko Uwiteka kugendereye, Satani wakuba nka 3 cyangwa 4, uko waguka mu by'ijuru, Satani ko gutera birushijeho. Urumva rero niba ushaka no guhatirizwa no kuvuga ngo wow Imana ndashika nanjye kukubona wenda nkuko wiyeretse Alliance, nshaka kuganira nawe nkuko ndamwaganira, nshaka iki, ugomba ku making sure ko Satani azaza, kandi azaza inshuro nyinshi zirengeje izo Yesu Kristo yaje, kuko agomba gushakisha uburyo bwose yasa nk'ukwereka ko ari we nyine, mbese agomba kukuyobya ku buryo nawe ubwawe ushobora kutangira gusa nk'ujijinganya, ugasigara wibaza niba byakubayeho mbere koko ari Yesu Kristo waje, cyangwa ari Imana yaje, cyangwa ari Mwuka Wera kuganirije, none ugasigara wibaza ibi noneho ni iki. Ariko kugira ngo ubishobore, ubashe gusobanukirwa, ubashe kumenya gutandukanya imirimo y'umwijima, imirimo ya Satani na Satani ubwe, ubashe kumenya ko ari we atari Yesu Kristo uje kukureba, atari Yesu Kristo uri kukuganiriza, nuko nukuri ububana n'Imana. Cyane cyane ngiye nkunda kubisubiramo mu gihe udasoma Bibiliya, udasoma ijambo ry'Imana ngo umenye Imana yariyo. Nukuri Satani azaza kandi uzagira ngo niwe Mana yawe, azakuganiriza uzagira ngo niwe, uzamwakira, azaguma mu nzu yawe, noneho aguteza ibibazo birenze ibyo witwa ko wenda wumvaga wari ufite, ko muri isi ibyo yego ibibazo ntibibura. Ariko naza ntumenye ko ari we, ntusobanukirwe ko ari we, kugira ngo umwirukane mu nzu wawe, bizakubera ikibazo.
ubushize hari inkuru numva nigeze kubabwira, mbabwira uburyo ki umwana w'Imana agomba kugira imbaraga muri we, akamenya uburyo agomba gukoresha izina rya Yesu Kristo twaherewe mu butware kugira ngo abashe kwirukana iyo myuka mibi y'umwijima, yirukana na Satani, bose batinya izina rya Yesu Kristo. Iyo rero ubashije no kwiyobwa gato na Satani cyane imyuka y'umwijima, nkuko nguko yari yajaje kunyobya, ashaka kunyumvisha ko ari we noneho Yesu Kristo uri kongera kugaruka, icyo gihe ubimenye wongera ugahagarara muri rya zina rikomeye rya Yesu Kristo rifite ubutware, ukamuhambiriza ikuzimu agasubirayo. Icyo gihe ababona ko wamuvumbuye, ariko nutamuvumbura ubwo ntunabikore, uzaba utumye akomeza kwicara mu nzu wawe, uzaba wamuhaye karibu, ubwo urumva ibibazo bizakubaho. Rero mwene data, ibyo nabyo ni inkuru Uwiteka yashatse ko mbasharingaho, ne kubumvisha yuko yangendereye biri amahoro gusa, mpora mu byiza gusa, mpora mu ijuru, mpora oya. Uko angenderera niko Satani nawe arushaho gushyiramo imbaraga kugira ngo anjijishe, mbese ase nk'ushaka no kumvangira. Ariko njye namaze gusobanukirwa, namaze kumenya ko uburyo Yesu Kristo akoramo, uburyo Imana ikoramo butandukanye kure n'uburyo Satani akoramo. Ariko Satani nyine ni umunyabinyoma, ni umuntu arijijisha, yanyura mu bintu byose bishoboka. Wewe wanareba ukagira ngo ni ibintu by'umucyo, wanareba ukagira ngo ni ibintu byiza, cyane cyane abana b'Imana, kuko dukunda no kuvuga ngo njyewe nkunze Imana, ngomba gufasha abantu bose, ngomba gukora ibintu byose. Ariko ugomba kumenya ko Satani azanyura no muri wa muntu uzaza gusekera, no muri wa muntu uzaza kubwira neza, muri wa muntu. Mbese ni ibintu umwana w'Imana akwiye kuba maso, ugahora usenga, kuko nudasenga, nudasoma Bibiliya, ntabwo uzabasha gusobanukirwa imigambi y'umwijima aho ari kunyura, kuko Satani ntazigera kureka ukiri muri iyi si, ashaka ko twese turimbuka. Nshuti mwene data, reka ngusabe nkwinginga ngo ukora share kuri iyi nkuru, kuko hari uwo yageraho ikamugirira umumaro, n'ukuri hari uwo yageraho ikagira icyo umufasha. Kandi reka ngusabe ngo ukore subscribe niba utarayikora, kugira ngo reka tujye dukomeza tubana, kuko maze kubona ko inkuru nkora mbagezaho zimeze nka episode. Utararebye ya mbere, utararebye yayibanjirije, utararebye ya mbere yaho, urumva ntago uba uri gukomeza gukurikira. Rero kora subscribe tujye duhora tubana, kandi ntukibagirwe no gukanda kuri kariya kantu ka notification, kugira ngo uko inkuru ugiyeho ujye uhita ubona iyo nkuru, kugira ngo uyirebe ku gihe, uyirebe hakiri kare, hatazajyaho izindi nyinshi ukazasigara uri gukomeza ureba ukurikirana ariko zikubana nyinshi. Ni ugukora kariya ka notification kugira ngo ujye uyibonera ku gihe. Ngaho rero mwene data, komeza kubana nanjye, dukomeze kugira inama mu by'ijuru. Ni ukuri nanjye mujye mubwira, mujye mwandika muri comment, mumbwire uko mubyumva, mumbwire uko mubitekereza. Ushobora kubona wowe wenda Uwiteka yarakugendereye, mukaba mwe mufite uko mwaganiriye, ubwo nabwo n'ubuhamya no kuri twakabaye twese dusangira, kuko akenshi usanga ubuhamya bw'umuntu bugira undi muntu buhindurira ubuzima, kuko abavuga ati wow, ibi ngibi niba biba kuri uyu nanjye byambaho, ibi ngibi niba uyu ngo yarabashije kubyirinda nanjye nabyirinda. Reka tujye dusangira, wandike muri comment. Ushobora kuba waragendera n'Uwiteka, utubwire niba Satani yarakugendera, nabwo utubwire n'uburyo wamurwanijemo, kandi niba nabwo nakugendera ukaba utabasha kumenya uko umurwanya, nabwo utubwire, twese tugirane inama, dufatanye no gusenga. Nshuti mwene data rero, kangushimire kandi nkomeje no gushimira na buri wese wakoze subscribe. Imana iduhane umugisha.